ariko nanone gutanga igitekerezo ukavuga uko byumva ibyo ni byiza cyane ahubwo ikibazo kikuri wa muntu uzana ibitutsi agatukana ariko nawe ntago mugomba kumutindaho burya yubonye umwana umenya se buryo uhita umenya se akomoka cyane ise ni shetani nuvuga ngo n'umwana wa shetani mbega ni dayimoni we ni dayimoni isa akaba ari shetani niyo mpamvu nyine agomba gutukana ubwo duhita tumenya ngo shetani yaje mu bantu kuko hari ahantu abana b'Imana bari n'abasatani bari kubyina uwo muntu witwa Roni rero ntabwo nakirirwa musubiza uwo nawe ari muri babana ba satani reka mbasubize uburyo ari mu bana ba satani mu byumve idini se rintwaye iki nk'ubu ngiye numwa ADEPR mwigezemo mu kiganiro nigeze nsebya Kiliziya Gatolika none se ngiye ADEPR ubutuvugana ngiye yantumye ntabwo ndi umushumba wo muri ADEPR sindi pasteur sindi na mwarimu nta n'umwanya mfite sindi n'umudiyakoni uwo ni umwanya wavuga mu yego reka twongere tubahe ikaze kandi dukomeze kubifuriza ibihe byiza birimo no kubashima kono dukomeje kubana umunsi ku munsi ngira ngo ni ibiganiro musanzwe mumenyere kuri Emi Pro Media by'umwihariko twagarutse ariko uyu munsi mureke tuze gukora kuri gice cya kabiri cy'ikiganiro abantu benshi mwagiye mugarukaho comment zanyu nizo tugiye kuza dusubiza ngira ngo mu maso yanyu subwa mbere mubonye umutumirwa turi kumwe ariko siwe wenyine kuko ndi kumwe na Emi ku giti cy'ubwe nawe reka mbanze mwakire Emi wiriwute amakuru y'iminsi Kristo Yezu kuzwe Keve iteka ryose meze neza amavuta ndacyayafite aruzuye nta kibazo mfite yego nawe witeguye kuza mu maka z'uyu munsi kwa nabonye ikiganiro cyateje impaka n'umuriro ngo we warahagurutse ngo burabicitse uragenda gudakijije urwatangije ariko rura rugamba tugomba kurukora yego tugomba kurukora kuko hari ahantu handitse muri Bibiliya ngo muzamenye ukuri maze kubaye kwigenga urahazi oya vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre iyo utazi ukuri yego ubugengwa n'ingenga bitekerezo zikuzuyemo kandi zikakujyana aho zishakiye rero ni ngombwa ko abacuranzi abita abacuranzi n'abacuranzi ba nyabo n'abanyamuziki n'ababyiyita tubafasha tubamurikira kugira ngo bamenye ukuri kuzabahe kwigenga yego muri comment ko nabonye bagiye bakugarukaho suburaza kurukira gutera ngewe ndi tayari uri tayari hari kimwe ugomba kuza gusubiza hano wenda mbere yuko nza kwakira undi mutumirwa turi kumwe hari umuntu wivugiye ngo mbega ikiganiro we ngo rwose ntago gishimishije iyo hajemo competition mu byo gusenga numva nceshe uromeza ese mu byukuri yari competition Emi oya reka tubanze dusobanura iyo nteruro kuko nayifite ikibazo n'uwayivuze nawe afite ikibazo interuro ifite ikibazo n'uwayivuze afite ikibazo yego ngo competition mu byo gusenga yego ubundi se kubera iki competition mu byo gusenga itabaho kubera iki se kandi none se competition bivuga iki ubundi ihangana competition ni compete bikomoka ku ijambo compete compete ni ukugira gute guharanira none se kuki batubwira ngo muharanire ingoma y'ijuru ibindi muzabyigerekerwaho guharanira se sugukompeta yego urumva uwo muntu afite ikibazo ngo kuyo hajemo gusenga tugomba kubiharanira ahubwo tugaharanira gusenga nyako kuko hari no gusenga kutari seri gusenga ibigirwamana no gusenga izindi mana twiremera hari utumana tujya twiremera nk'ubu hari imana bamwe bajya basenga ngo itanga amafaranga itanga abagabo itanga amazu n'Imana ya Yezu ya Yezu nayo itandukanye niyo iyo ni Imana yo kumusaraba ikujyana ku musaraba icyo kikagucucumuka ukagera mu ijuru warekobokeye hari n'Imana y'abanyarwanda yandi yirirwa handi gataha Rwanda urumva none se kuki tutakompeta iyo hajemo competition ikindi cya kabiri uwo muntu afite ikibazo kubera ko twe ntago twize turushanwa mu byo gusenga ikiganiro twakoze ntago cyari kigamije gusenga yego mu muziki twariko nje niyo mpamvu nashatse kumusubiza buriya muri comment hakubera ko turi kuganira ku muziki nta competition yaje mu muziki ahubwo turi kuganira ku biriho nibivugo sibyo yego uwo ngo Emi ndaza koza no kwakira se ntago ari umushyitsi moze ntago ari umushyitsi pe icyo cyo ntuze kubinziza ngo navuze ngo umushyitsi si uri umushyitsi cyane ko none iki kiganiro ari wowe mana yanjye ni wowe uyu munsi wa none ungiye guhangana ibyo wavuze amabuye barayaguteye uyu munsi urabakizwa n'iki urakoze cyane
nta mabuye bigeze bantera imijugujugu bo buriya nanone gusubiza ni ikigaragaza ko ikiganiro baragikunze yego baracyumva babona umwanya burya gusubiza mbo nk'ubu nje gutya tukaganira ntabwo ari itegeko kugira ngo nimba tuganira ukoma amashyi yego kuko nanone nta kintu amarangamutima y'umuntu burya yabavuze ntabwo nzi impamvu ngomba kuvuga ngo abantu bankomera amashyi banshime none se ibyo ni ibiki yego ariko nanone gutanga igitekerezo ukavuga uko byumva ibyo ni byiza cyane ahubwo ikibazo kikuri wa muntu uzana ibitutsi agatukana ariko nawe ntabwo mugomba kumutindaho burya iyo ubonye umwana umenya se buryo uhita umenya se aho akomoka cyane ise ni shetani nuvuga ngo ni umwana wa shetani mbega ni dayimoni we ni dayimoni ise akaba ari shetani niyo mpamvu nyine agomba gutukana ubwo duhita tumenya ngo shetani yaje mu bantu kuko hari ahantu abana b'Imana bari bari n'abasatani bari kubyina twe turi mu by'umuziki wo kubyina abana ba dayimoni nabo bari kuza kwivangamo ariko nta kibazo icyo nacyo kiba kirimo ariko nk'umuntu wagize igitekerezo akabaza ibi nibi tugomba kumusubiza ukamusubiza nyine ikibazo akobashije ndumva ngiye kuba umuntu yatera comment akavuga uko abyumva nta kibazo cyaba kibirimo rwose ikibazo ni byabitotse ariko nawe ntacyo tumutwara kindi ntagumye nyine twamubonye nyine none se wahindura iki shitani ntacyo ahindura kuva na kera none se reka maze nkubaze nitwe twa mbere waba tutwe none hari abantu rero batewe n'amabuye hari n'abatetswe mu mavuta ubu se Yesu Kristo inkoni yakubiswe urupfu yapfuye ni ikihe cyaha yari yakoze none se abo nibo bamugambaniye ibyo rero nta gitangaza kirimo ku bibazo byagiye babazwa muratubaza turabasubiza uko bimeze kandi ukuri navuze n'ubundi ko nsubiramo nta bishya nzanye bya bindi ushaka kubyumva byumve utabishaka byihorere ko nta nuwo duhamaga nta muntu nge nigeze mpamagara mwantubuye nk'abajya makuru nabitabye ushaka kubyumva byumve uwumva amatwi ari kumurya kumva ari gucura injereri ngo rwose niyigendere nta tegeko ryo noze ko hari igihembo muri bumeze uje wese ko ushaka kumva ibyo mvuga wowe uri kuza kudukurikira ushaka noze wagiye jewe natumiwe nimbomva kuko utumva ibyo mvuga ibyo atari byo niwigendere ko ntawe ndi kuhakirizwaho ntawe nsaba kandi ni ukuganira muri rusange kugira ngo abadukurikiye bashaka kubyumva babyumve niyo mpamvu nyine tuba turimo tuganira tu amacana ariho ni menshi wajya aho ushaka kumva ibyo wifuza mu matwi yawe niwumva bikuriye igendere rwose murakoze rero nibyo yego ngira ngo ndajya mbaza hari bimwe muri komenti ariko akaba ari komenti zijya gusa nk'ibibazo abantu benshi bibazaga ari nayo mpamvu uyu munsi twakuzanye wenyine kugira ngo uze kubisubiza cyane ko benshi bagiye bagaruka ku byo wagiye uvuga ikibazo cya mbere sindi busome amazina y'abantu bagiye babivuga ariko nyine nayo abariho mba ndi kuyareba nashaka ntabesoma icya mbere nukumva nawe kereka abinyemereye ngiye nabasoma wenge nta kibazo yabasoma yego nta kibazo yego umunsi umwe ushize uwitwa Aroni Kuradusenge yaravuze ati ADPR ni akajagari nta kindi kuko bagenda nk'umuyaga mu gihe gitoya ubu yarashatse kuvuga iki uwo muntu witwa Aroni rero ntabwo nakirwa musubiza uwo nawe ari muri babana ba Satani reka mbasubize uburyo ari mu bana ba Satani mu byumve idini se rintwaye iki nk'ubu ngiye numva ADPR mwigezemo mu kiganiro nigeze nsebya Kiliziya Gatolika none se ngiye ADPR ubu tuvugana ngiye yantumye ntabwo ndi umushumba wo muri ADPR sindi pasteur sindi na mwarimu nta n'umwanya mfite sindi n'umudiyakoni uwo ni umwanya wavuga muto ariko nabwo ukomeye urawumva ko ari muto ariko ari umwanya ukomeye sinkufite ntabwo rengi by'amadini mbirimo ubwo uko bibona ibyo nakazi ke nagiye kuko nta dini nawe si Gatolika yamutumye uwo ntiwiri kugisubiza kuko wari muri barya twavuze idini nta kibazo dufitanye n'amadini yego nuko Emi iki kibazo niho ugiye kugisubiza niho uzana batumirwa hano nuze kumbwira ngo ninjye uri bugisubize uyu yitwa Rutagarama Loise hashize umunsi umwe yanditse ngo Emi Pro uwo muntu utazi ibyo avuga uzamuhuze na korali de Kigali bazamuseka uyu muntu we wamusubiza ngira icyo nkivugaho cyantuze cyado ibyo umuntu uvuga mu by'ukuri ndagira ngo mbanze mvuge akantu gato urajya wasubiza nawe ariko mbanje kuvuga akantu gato iyo korali muvuga do Kigali muri kuvuga hari n'andi makorali menshi ari mu uyu mujyi abacuranzi b'iyo korali benshi hano baba ari hano gusa ntumbaze ngo witwa nde kanaka abo bose ndabazi benshi muri bo ndabazi none se tuzahura kangahe turi babaje muri studio kwa ime kandi iyo duhuye nabo turaziranye mwabacuranzemo baba ahubwo babankora n'umuntu ki turaziranye
nimba ari indi do Kigali indi bavuga itaba hano Aloyizi yavuze ubusa ahubwo uwo muntu uri kuvuga ibya kenshi na kenshi uwo ntago aba ari umucuranzi ntabwo wari umucuranzi kuko abacuranzi benshi babo turaziranye n'abajya guhahamo bagiye gucuranga babatumiye ngo bacurange za gitari nabo turaziranye nabo mu wacu muri ADPR ubwo rero icyo ngicyo nagishyiraho umucyo muri studio kwa Ima kenshi niho duhurira nabo bacuranzi benshi abo ronda bazi kuvuga ngo duhurire nabo ntago bakemera icyo gisebo ntago bakemera kuza hano ngo tujye muri ibyo bintu nk'ibyo ngibyo icyo nicyo nakivoko abenshi bo turanaziranye Emi rero aba bantu uzana ngo nyamara ngo uzajye ubajyana muri iyo korali bajye gusobanurirwa uwo muntu wabivuze Rutagarama Aloyizi ndamuzi uramuzi ndi yaranaduhamagaye ejo kuri telefone na Moses turi kumwe ni wandi wampamagaye turi kumwe ni ukuvuga hari icyo yaravuze Moses ubundi biragoye kuvuga ku kintu nyine kuri domaine utarimo neza urumva we twe turi kuvuga iby'umuziki kandi we n'umuntu wibera mu by'ukwemera mu by'ukwemera urumva biragoye agire kwihangana ntago abazi iby'umuziki biragoye kubigiraho ijambo ibyo muri kuvuga ntago abyumva biragoye kubigiraho ijambo keretse nyine abanje akaba umunyamuziki yego ni nk'uko reba nk'umuntu w'umuganga abafite ibintu yize yaramaze imyaka 9 nk'umuntu wize nko muri kaminuza y'u Rwanda medicine generale general medicine reba iyo myaka aba yaramaze akoboka yiga tuvuge anatomy na physiology none nk'umuntu w'umupfumu akaduka nawe wamaze imyaka y'ubuzima bwose ari kwiga ibyo gupfumura no guteka imitwe none uwa undi w'umupfumu akaza gusobanura uburyo indwara ya malaria yandura uburyo bayirinda n'uburyo batera urushinge urumva nyine ubuvuye muri domaine yawe hari akantu kagatwika cyera ngo rokruaya ero scientifique la foi et la science nyine umuntu umuscientifique n'umuntu w'ukwemera iyo umwe asohotse muri domaine yakajya gusobanura iby'ahandi kandi atari byo yaminujemo yakonojemo arabivanga keretse uriya musaza Rutagarama niyumva dutangiye kuvuga nko kumubyeyi Bikira Mariya ndabizi kamukunda tukamuvuga nabi azaze atanga igitekerezo ariko ku muziki nyine nabwo yenda yabisoma ariko nabwo nyine ntabwo yatugira inama nyinshi ubwo ngubwo urumva ko nawe baramusubije ariko hano hari umuntu ntiyanyuzwe yabanje atera comment ya mbere yitwa Aloyizi nanone kuradusenge arongera ateye indi ya gatatu ya kabiri aravuze ngo birazwi umuziki wa ADPR usanga bimeze nko mu kabari k'urwagwa Moze uyu muziki wanyu koko ni nko mu kabari k'inzagwa ubaye ari nko mu kabari k'urwagwa umusinzi akabyina waba ari umuziki urenzaho ibyo twavugaga byaba ari byo impamvu abakatolika nibo banywa inzoga kuko ADPR buriya ntago banywa inzoga ritorera inzoga bivuga ngo ahubwo izo karasike bagombye kuzireka ahubwo bagafata wa muziki w'inzoga kuko nibyo bintu byabo uvuze ko baba bari mu kabari nibo baba bari mu kabari nibo bazibyina kuko mu tubari twose dushingwa n'abakatolika nandi madereka cyane cyane ntago ADPR abo basinzi rero baba muri katolika nibo banywa izo nzoga ahubwo uwo muziki ahubwo urumva ko nibo babyina ahubwo nibwo buzima bwabo bwa katolika gusa ariko si cyo gisubizo nanone nubwo mbivuze gutyo ntabwo ari cyo gisubizo ADPR abantu benshi bavuga muri iki gihe cyangwa se amadini ya giprotestanti bayize muri za bibiri ubu ntabwo bayizi ADPR ntibayizi ariko twebwe mwibyanyu turabizi kuko turabizi muratwiyambaza cyane turahorana nakubwiye ko abo bacuranze duhorana gusa mu matete dahorana turabizi turi byanyu tuba tubizi ariko impamvu twabamenye ntabwo natwe twabamenye kubera ko twagize ishyaka ryo kumenya nimwe mwatwegereje turabamenye ni inama werega ubundi tuba turi kubagira kuko turahorana hanyuma rero turi kubagira inama ko murajya mu bintu mukabijajanga dore Manuel cyaje ushize ejo nderabisobanuye ujye mufata inanga 19 mugahwatagira sinibyo gusa agacuranga ibimuje turabiziranye ahubwo abantu no bari kuvuga amakorari ngo binibi abo nta nubwo bamwayo makorari bari kuvuga ibyo nuvuga ngo nabo barayumva ntabwo nibyo bumva nko mu cyaro nk'iyo zanyabitimo imajya avuga zanyabitekere hiryo ngiyo hiryo ugakomeza iyo ngiyo cyangwa wa muntu ugasanga ngo yitwa ngo n'umukatolika ibiri mwako kabari twavugaga umuntu ashobora kuba ari n'umusinzi kuko urumva ibyo ubundi yamenye ko ari zo mu kabari urumva nyine wasanga yahuriyeyo nazo nuvuga ngo yahuriye nazo twebwe no muri ADPR kugira ngo uzabyemere uzagenda usengere hano ku Gisozi ahantu bita Intora noneho ugiye mu gitondo mu iterero rya mbere y'Igifaransa noneho nibwo uzamenya noneho ADPR uvuga iyo ariyo ariko ubundi ibintu mwamuvuga murabizi
ntabwo ADPR ari nka za zindi bya kera wumvaga. ADPR iriho ubu ifite umurongo, yewe nanjye ubwanjye kuyumva niyo nyirebye nanjye ndatinya, ndiruka nanjye ubwanjye ndakangarana. Ubwo rero ntabwo nanjye gusa nongere nshyireho umucyo kubyerekeye n'ibyo by'imiziki kugira ngo n'abantu babyumve neza. Katolika, abacuranzi bo muri Katolika bafite ibyo babasha gucuranga bya karasike byabo bize bya karasike gusa. Yego, nta yindi njyana bazi, nta yindi njyana genda ushobora kumujyanamo ngo abashe kwicuranga. Ni ukuvuga ngo abasha gusoma izo karasike. Yego, ni umuhanga muri karasike, gusoma karasike akaba azi no kwicuranga cyane ko ayirusha n'umwadepe. Ibi barazibarusha, ariko ubuse ko natwe turi kubyiga. Dufite abana bari kubyiga kandi dufite amashuri yabyo ahari. Ntabwo bavuga ngo ubuse ahubwo murajyahe. Yego, murajyahe kuko mwakandisha ko muzi kubisoma. Ibyo rero nibyo tuzi, kandi none twe tuzi gusoma jazz na za blues. Mwese muzi kubisoma, ko mutazi gusoma ibyo kubera iki? Tubizane tuzane jazz noneho abo mwacuranze mwavuga bazi hano babisome turebe. Nta numwe ubizi. Yego, gusa ahubwo icyo nashimira abacuranzi bamwe ntavuze mu izina nk'abo ngabo mwe makorere twagendwa tuvuga barimo baremera cyane. Nk'ubu mu kanya hano mu kanya ntabwo mbavuga mu izina rwose, ibyo sinabivuga. Mu kanya bagiye kuhagera, mana yanjye we bo baraza bakavuga ati ibyo bintu rwose muvuga nibyo. N'ubu hari n'abari gushaka kuza kwiga. Yego, kuko ntabwo twabishyira hagaragara, barashaka kongera kwiga. Bose bari kushaka kwigira iki gusa, ariko abo ndi kubashimira bo ntabwo nabaganya. Kuko buryo umuntu wemera kwiga buryo yeme buryo umuntu abayemeye intege nke. Yego, gusa ADPR nabo bagomba nabo kumvira nk'ikintu nabo tuba dukora icyo bagomba kwemera. Nabo bagomba gukanguka cyane cyane muri karasike ko nayo ni nziza, bakiga no kumenya gusoma umuziki. Uretse ko bagenda byiga ko si cyane, ntabwo bashyiremo intege cyane. Yego, aha Emi, ikintu ngiye kukubaza ni umuntu wateye comment ikomeye. Ubwo harizo ngiye nsimbutse zitari wenda zitari nk'ikibazo, ahubwo nuwavugaga kuri kibazo mwigeze kubaza muri kubaza nk'abaririmbyi 5 cyangwa 10 baba bazwi muri Catholic. Yavuzemo Kizito Mihigo, avugamo Oreste Niyonzima, avugamo Rwabigwi, abavuga n'uwindi witwa Bibiane sinzi. Yego, n'ikindi wavuze ngo Israel ntago ari umwadeper, sibyo? Israel Mbonyi, kuko nawe twe twamugarutseho. Ibyo ni bimwe no mu byo yagiye basubiza, ariko yemi ngendaza kukusomera iyi message ugire comment y'umuntu uza kumuha kuko yanditse pe, uvuge n'izina rye. Bamwitaga Kuba Leo, yanditse yavuze ngo ariko ubundi ikibazo mufite ni ikihe? Indirimbo zanyu muzigumane iwanyu, natwe izacu tuzigumane iwacu. Twe ntitwivanga mu byanyu, muve mu byacu, ntibibareba. Mujye mureka kwishongora no kwishyira hejuru, sibyo? Kuko turabizi bihagije mu by'amadini, buri wese yagombye kugumana ibye n'ukwemera kwe. Ushaka kugenda akagenda n'uburenganzira bwe, ariko atitwaje aho yavuye ko ibyatumye avaye. Atitwaje urumva, atitwaje ibyatumye ava aho yavuye, agira ngo abigira urwitwazo. Saho yasengeraga babaga babimubwiye mbere. Yanditse message imeze gutyo, somehow ndumva hari ukuntu idafite igisobanuro cyubakitse neza, ariko urumva ko yavugaga ngo mugumane ibyanyu nabo bagumane ibyabo. Ariko mwanze gasubizo gatoya. Ubwo ibyo ako niko nsubiza, ibyo mufite mugumane ibyanyu natwe tugumane ibyacu. Yego, ndagira ngo mbabwize ukuri, nko muntu bivuze ari muri babandi twavugaga. Uwo ntabwo ari umukatolike unisiwe, kuko impamvu atari umukatolike ni ba bana b'Imana bari kubyina n'abamarika bari kubyina, aba satani nabo bakabyina. Ndabaha urugero rumwe. Nababwiye ejo bundi ko Kiliziya Gatolika ubwayo itorero rikuru twemera niryo ryahaye igikombe twe, niryo ritwegereza, niryo ryemera ibintu byacu. Ayo makorero uvuga se sirwa duhamagara, si yaduhakaze ngo dukore, sibo batubwira ngo tubacurangire se, nibo badukeneye. Nuvuga ngo rero ntabwo ari mu rwego rwa Katolika, uwo ni muri ba bantu bari inyumiyo batari no mwitorero, badafite uwo bashingiye. Ni ba bantu usanga uri kugenda wa mu mwene mwiza nka zira mashini za Caterpillar zari ikagutera ibyondo. Abo rero ntibabatwara umwanya, kuko abakatolika baradukeneye, ntabwo bazaduhakaze ngo tukange. Bo banyira bo baranadukeneye, bari kutwifuza. Kiliziya Gatolika iri kuduha ibikombe, iri kudushimira. None se ubwo ngo ni Kiliziya Gatolika iri kubivuga? Ubona byibura kibaye nka padiri mukuru akavuga ati rero nk'umupadiri mukuru, ariko nawe padiri ntago ari uhagarariye Kiliziya yose, byibura nk'umushumba mukuru wanyu sinumwe bwo mumwita uhagarariye muri mwe, uhagarariye Kiliziya yose akavuga ati ibintu by'amadini tubikuyeho bimeze bitya byo kugira ngo duhuze namwe. Umuziki wacu murawukunda, turowo bakorera, turabacurangira. Izo korali mwavugaga do Kigali
muzanyereke umubatira uvuza ingoma umukatolike uririmba muri izo korari nabo batira bose baba baturitse mwayo madini abandi n'abakongomani nangiye kuvuga nk'amazina ariko simbivuze ubwo rero uwo muntu uri kuvuga ibyo umuntu uri kuvuga ibyo nk'urugero nk'iyo korari mwavuga do Kigali nk'umusore tubamo ni umukongomani se ni pasiteri ni umupasitoro ni ukuri iyo korari muri kuvuga ikisi kiza se sumuso ise si pasiteri ise ni pasiteri ubwo nuvuga ngo ndabara ababateri nabo babazanye bavanye mu macaca none se wose muze ikintu waravuze ngo mbonye ngo ntabwo ngo ari umwadeperi uriya naba madini ya Protestant naba Protestant ntabwo ari imico ya Katolike cyangwa Anglikani bose rero aho tubafatiramo kuko abacuranzi bo bose bakomeye baranje muziki nabo muri ADP kuko nawe nibyo none katazana n'abakatolike ngo bazane iyo karisiki erega ni nziza ariko ntigezweho kandi ni ibintu bidakunzwe n'abantu bose kandi mugomba kumenya ko indirimbo z'abakatolike zumvwa n'abakatolike gusa ntabwo zumvwa n'abantu bose ibyo nibyo nagira nkubwire ntekereza ko uwo nawe uwo ndamu kurako ngashyizeho umucyo bwo Manuel we yakomeza icyo urabivugaho we icyo nongeraho nuko twabanza tukiyibutsa definition y'umuziki umuziki mu gitwayize mu gifaransa ariko turabishyira no mu Kinyarwanda c'est l'art de produire et combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille no kuvuga n'umwuga umuziki n'umwuga wo kurema ama sound amaso noneho warangiza ukayahuza urema amajwi nyine yaba ari ibicurangisho yaba ari abantu warangiza ukayahuza ubwo no gukora harmony ariko ku buryo buryoheye amatwi d'une manière agréable à l'oreille sibyo urumva ko aho ngaho nta dini ririmo noneho ahubwo umuziki uwo nguwo mvuze abantu bagenda bawureba ufite impande nyinshi nk'ubureba nkawe Keve wakureba aturutse aho inyuma yawe aho inyuma yawe mu mugongo haramutse harimo inyonjo n'urugero nje ntago ndi kuyibona uwambaza ngo Keve muvuga ukuri kumubona none nahuri sinavuga ibyo ndi kubona imbere wakurebera hari afite ibyo yavuga n'uwarebera hari afite n'uwarebera hari afite ibyo yavuga bitandukanye rero impamvu buri dini kuko rigira standard yaryo sibyo rifite angle rireberamo tuvuge nk'aba protesta baravuga bati twebwe kugira ngo umwuka wera yine tujye muri mudu yacu mu standard zacu hari nk'amakoro wumva y'amakoro ariko ayo makoro ntago abara y'abarokore nuko abasanzwe abaho mu muziki bo baravuga twe twikundira ariya niyo atuma ni nkuko abakatolike bavuga bati twebwe nitwambara nk'ibendera rya kiriziya ari naya mabara duhisemo abakongomani bakavuga ati duhisemo ano mabara n'amakoro n'amabara abarokore baravuga ati twebwe amabara mu makoro yose abaho mu muziki turashaka kujya twibanda kuri aya ku buryo unanayumva ukavuga uti no ndirimbo ziko ari y'abarokore kubera ko undi yarebera aho ngaho hirya yawe ubwo uri umuziki nyiri yarebera akavuga ati twebwe turashaka ko nk'uko ibendera ryacu rya kiriza rimeze gutya dufata ibyo noneho ikibazo kivuka ryari rero nibyo turi kuvuga iyo uje kwivanga muri ya mabara y'abandi kandi utaranabyiza ibyo bintu uba wasohotse iwawe mu murima wawe waje mu murima w'abandi noneho ariko byo si ikibazo kuko byose nyine n'Imana yabiduhaye ngo bidutunge ariko rero niba uje mukabyica warangiza ukagenda unavuga ngo urabizi wiyemera ngo urabizi kandi ba nyirabyo bimaze nk'igihe ari n'umwimerere wabo bahari bakakuvugaho ntago ugomba kurakara kuko nubimenya neza bazajya bavuga ati wawe twabonye n'umukatolike uzi ngibi nkuko nawe uwo ngo yaje mu murima wanyu w'amakoro yanyu wizo classique akabihwatagira namwe muramutondagira mukavuga muti murokore hagazi gucuranga ntagazi gucuranga ariko tuye twongeraho ntagazi gucuranga classique kuko iyo uvuze ngo ntagazi gucuranga gusa buri ikigoryi ubwo ngomba kuvuga ngo ntazi gucuranga iki iyihe style Moze iki kibazo niwe kireba cyane uyu muntu yarakubwiye ngo hakenewe amateka y'abahanga batubanjirije ubu ntacyo wahimba wowe ubwawe utagendeye kubyo abatubanjirije bakoze biturutse kuri cya kibazo bavugaga ngo mwebwe mufite icyo bita udushya muzana uricara ukare mu dushya oya ibintu tuzana no dushya kandi hazabaho nibindi tutazi nabwo nabazabaho baza nibindi nabyo tutazi nabyo abariho icyo gihe batazi kuko bundagira ngo nkubwire nko mu gihumbi nka 950 ubusigisirimba cyabagaho
ariko byagiye biza uzi ko igisirimba nubwo tubona kiriho nubwo ushobora kuma nk'inyana bigenda bivamo kuba bigenda bikubita ku isose timing ukumva zigenda zihura ibintu byose ukumva imivuduko yabyo ukabona bigenda bihura ariko uburyo abanyamurenge bagicuranga hano tukabyumva mu nsengero mu macacana hose wumva ko ari akantu bazanye mu mwaka wo bati iyi ncurango n'uburyo baririmba melody n'abanyamurenge babizanye nubwo utavuga ngo iyo ngoma ukumurishya ugenda nyine nibo biturukaho cyane ariko wumva ko imicurangire uwo muziki ni uwabo ibyo kuvuga ngo rero ngo hari abakurambere tubikumaraho ntabwo tubisoma ku rupapuro ngo tuvuge ngo ibi byacuranzwe na kanaka ngo tugiye kubigira gutya nyine twumvira ku bandi ariko nanone ugasanga nk'ubu nk'urugero yego nibyo navuze n'ubu mbisubiyemo undirimbiye ngacuranga undirimbe hano nashakisha ubyo ncuranga ukaririmba nge nacuranga ukaririmba kuko bindimo ibyo nabibona ariko uriya muntu icyo ngenga y'uriya muntu wa karasike ntago mugaye ko yize karasike buriya abantu bumva nabi ibyo tuvuga kumenya karasike ahubwo natwe twakagombye kuba ibyo tubanza nk'abera bagaturika bakora none twabanza kumenya gucuranga karasike none tukajya twakiga kujya twacuranga none ibi byacu tukajya twavumbura ariko tunayizi tuzi no kubisoma nuvuga ngo boho bafite mwebwe mufata uri kubyumva ibyibanze mwamara kumenya gusoma ibyo bintu nizo karasike byabo bakurambere muvuga ariko ntimushaka kuzana ibyanyu nicyo kibazo rero hano kiri nuvuga ngo mwebwe murashaka kugenda gusoma iby'iroma basomye mugendere ku bindi bigize tenderi twatuntu gutya nagiye nyuramo nyize intoki gutya ariko nta nubwo ushaka kuvumbura ngo uhindure ntabwo urashaka we kugendera muri ibyo none mu kanya uraza kuza hano ushinge studio njya mbibona rwose mwagiye mugenda mushinga ama studio nsinya zijyamo none ugasanga wa muntu agiye kuyishinga arashaka gukorana none abantu bose iri soko ry'umurimo ry'umuziki arashaka gukora indirimbo nk'iyo Bob ashobora gukora none se urajya kubikora ubwo ntubona ikibazo ufite icyo ari cyo ntabwo bishoboka ntabwo wabikora kuko ntabwo uriya ntabwo ari byo nawe karasika arayizi ariko ikibazo urashaka no kugira ngo ntubanze no kwiga ibyo abantu bakeneye ibyo bintu ugomba kubanza kubibamo ukabyiga nabyo ukabimenya ariko ntabwo nge navuze ko abanyagatulika batazi gucuranga bazi gucuranga nyine ibyo bintu byabo ariko ibi byacu ntabwo babizi yego bicare bige cyane cyane injyana nyinshi ntibanazizi bazi karasike gusa kuko nimba ushobora guhura n'umucuranzi wo muri iyo korere wavuga do Kigali nge ngahura nawe kandi bamwemera ari ku rwego rwo hejuru ariko ugasanga ari wakora atiye mpaye inka akika ugasanga ahindutse umuswa ngahura n'undi waho ngahura nka batatu nase ubwo ngubwo koko bwurumba ari nabo bari kwemera izo comment dore nibo bose niyo korari bavuga none se ubwo wewe wumva nta kibazo kiba kirimo ikibazo kwano nta munyamuziki ahubwo twebwe ubu turi ko abo banyamuziki ntibatera comment ibyo bavuga bo barabizi ikibazo barakizi nuvuga ngo ahubwo uri gutera comment ni wa muntu uri inyuma yo hari nk'abanacuranzi bibera nko mu cyaro nk'iyo ngiye hirya none nk'iyo ngiyo zakuri none akaba ari nawe wandika akareba cyangwa wa muntu wibera ahantu nk'umwarimu mu kigo cy'amashuri uri ahantu wawe winjije ubura aho ngaho akaza ati mwavuze nabi mwebwe korari murayizi twebwe dufite ibintu waragendera muri biriya bivugwa cyane twajyaga tuvuga natwe twajyaga tuvuga ati katolike bazi ibintu byanditse tukiri abana nibyo karasike barayizi bazi gusoma ibyo bizi ko tuntu baratuze ariko ntago bashaka kumenya n'ibindi niho hari ikibazo ndumva rero icyo aricyo navuga kuri yego Emi uyu nguyu we yavuze ngo yitwa Dusabimana naringiye kongeraho akantu kuri icyo wari uvuze ngo ni ngombwa kumenya n'abakurambere batubanjije muri iyo domaine yenda yashatse kwerekana ko nta gishya mugomba paranaloji nkunda hari ikintu kimwe nkunda muri Kiliziya Gatolika mwebwe mutagira mwebwe muba muri ya macacizi yateye bagira ikintu cya continuité tradition no kuvuga buriya uhereye kuri papa dufite ubu papa afite ukuntu akomeza bigahererekana bikazagera kuri Aburahamu warubizi bo bagira ikintu cy'uruhererekane rw'abakurambere nyine reba nk'urugero abapapa bose kugera kuri kuwa mbere ugahita ugera kuri Yezu kuko ahagarariye Yezu no mu muryango wande wa Dawidi sari connected kuri Aburahamu amateka yo gucungurwa kwa muntu urumva ko Kiliziya yigiramwa ako kantu ka continuity nta mupapa ushobora kuza ngo avuge ngo ngewe ngo nzanye udushya Kiliziya Yezu afite ukuntu yayidesigninze ifite iforoma irimo wowe uzamo uje ku implementinga gushyira mu bikorwa ugushaka ibyo byo nibyo birumvikana no mu isi y'ubumenyi mu bijyanye n'ubumenyi bisanzwe ejo ndi waragraduatinze warangije kaminuza si wanditse igitabo uribuka ko
mugiye kudefanda bakwashyizemo n'amareferanse cyane byose udashyizemo amareferanse kuko iyo topic wakozeho ntago ari wowe uyikozeho bwawe ugomba kugaragaza rero n'abandi bakubanjirije icyo bayivuzeho nk'umuntu nyine uzi ubwenge kuko ubizi ko atari wowe ubivumbuye noneho ubwo ugashyiraho agakeregeshwa kawe ibyo wabyumvise noneho mu by'umuziki muri classique mu byo twita classique nubwo akenshi usanga atari nabyo ubundi nta muziki witwa classique ubaho ubundi habaho epoque classique mu mateka y'isi uri kunyumva hari icyo bita epoque igihe cyitwa ngo epoque classique icyo gihe gikubiyemo ibintu byinshi n'umuziki urimo umuziki wo muri icyo gihe cyitwa classique kuko habagaho n'iyobokamana riri classique naryo ryo muri ikintu cyose nyine cyo muri icyo gihe nyine ni ibintu byose byabaye muri icyo gihe cyitwa epoque classique niko byitwa rero ariko ntabwo yenda tuvuge nka Murengezi Dieudonné cyangwa Deni yavuga ngo ngo ibintu acuranga ngo byarimejeje yabanje kwiga teori z'umuziki arangije yiga no gucuranga indirimbo z'abamubanjirije b'abakurambere niza ashingiraho nawe arema ubwo rero muri buri style yose bifite amateka yayo utagomba kwirengagiza ngo uvuge ko uwo mu byo umuntu yavuze hari ukuri kurimo ngo uvuge ko ubwo ngubwo ibyo bintu ari wowe ubizanye nkuko nigeze mbivuga kare umuziki uri netre nta dini ugira ahubwo abantu bagenda bawurebesha amaso atandukanye cyangwa aho bahagaze dar espace uhagaze iburyo uhagaze ibumoso uhagaze iburasirazuba bw'umuziki iburengerazuba bw'umuziki mu majyaruguru afite uko agenda awubona bitewe n'aho yawurebeye ariko si wowe ububonye bwa mbere hari abakurambere baba baramubanje cyane yego Emi ugifite microphone imbere yuko nza kujya kuri Moses yakubwiye yitwa Dusabimana Noel yavuze ngo umva Emi uzaduhurize abacuranzi ba korali de Kigali n'abadeperi bacurange live n'abadasenga bazatanga amanota ubu rero urebe urugero uzarebe korali zikora ibitaramo zikurikiranwa cyane yashatse kwerekana ko byanga bikunda izi korali za Katolika iyo zakoze ibitaramo ngo arizo zirebwa cyane nicyo yashatse kuvuga hoya aho naho Moses yari yabisobanuye tugomba kureba tuzabahuza mu yihe njyana yego bizasaba ko tudefininga tukavuga ati ni muri jazz cyangwa ni blues cyangwa ni classique si byose yego ubwo tuzabahuza muri classique ni nko kuvuga suzika abantu bavuga ngo kareka nkubaza ikibazo rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe ni kabiri urabyemeza ni kabiri urabyemeza wanabipfira yego ni kabiri none se intama imwe guteranya hehe nimwe ni kangahe nta gisubizo bigira kandi turi guteranya rimwe guteranyaho rimwe intama imwe guteranya hehe nimwe ntago ibyo byagira igisubizo ariko ni rimwe guteranyaho rimwe nyine ntago buri gihe rimwe guteranyaho rimwe aba ari kabiri biterwa n'ibyo uri guteranya yego kuko ubwo bingana ihe nimwe n'intama imwe yego rero tugomba kudefinisa tukavuga ngo tuje muri classique cyangwa turi muri blues ntago wagereranya abantu bari muri zo ntuze ebyiri zitandukanye ngo uvuge ngo ubwo nguriya ngo arushundi amurusha se mu biki yego yego urakoze cyane uyu muntu ariko Moze uyu muntu bazamba baresha mana yanjye zandike muri comment noneho aze none tuganire kuko iyi ni comment ya gatatu iyi ni comment ya gatatu ubanze uko yumvaga ikiganiro yitwa Aroni Kuradusenge sibyo byamubabaje yagize ati ariko kuki mutumira umuntu w'umwirasi wiyemera kandi uvuga ibyo atazi Moze ibintu uvuga urabizi uwo muntu ntago nshaka kumusubiza nababwiye ko abo bantu ari bene satani isi waba shitani kuko umuntu uvuga ko mvuga ibyo ntazi kandi mbizi nkura nabo banyamuziki banyabo noneho ntagire ikibazo ibyo ntibabivuge ahubwo nkaba ndi no kubigisha uwo nguwo rero biragaragara ko ise ni shetani umuvane mu nzira Aroni nuko uze kutwandikira wowe wese wavana mu nzira uzaze tuganire na Mose none se ibyo mvuga nsimbizi kandi mbizi ahubwo byamucumise mu mutima niyo byamwishe umva Aroni byamubabaje umutwe wamenetse mu byumba uwo nguwo rero bana wabo nta gisubizo benda abo nta abantu bajya gusebanya ntago mbashaka yego witwa David Munyaneza yagize ati bose uzabaho
mwanya baducuranye indirimbo ya UEFA Champions League. Ahubwo ni uvuze neza ro mu bantu bose. Dore umuntu uvuze neza muri comment zose numvishe nuko. Kuko ari kuvuga mu by'ukuri ntabwo yigeze yumva neza ibyo twavuze. Yavuze ati ibyo byose ubwaho apenza abo bakatolika. Ariko dore indirimbo nemera ngewe niyo. Dore indirimbo ngewe ndi kwemera. Ko umuntu ushaka kujya guhakanya ko twego tutarabanga ku ndirimbo y'icyamamare nk'ingi ikomeye mu isi hose naza yicurangiye uwo muntu muvuga ngo numwadepe cyase numurokore haze n'umukatolika twumve. Gusa nanone musubiza akantu kamwe gucuranga iyo ndirimbo ntago bigaragaza ko ari bwo buhanga. Iriya ndirimbo iroroshye narayumvise mukemura kuyivuga. Iroroshye wayicuranga. Iri iroroshye. No kwigana indirimbo imwe ntabwo ari byo bivuga ko ari bwo buhanga. Ahubwo icyo gihe habayeho nk'izo competition kugira ngo abantu bamenye kuri. Dushobora gutegura abaririmbye uri kubyumva bakaza nk'abakatolike tugatumira n'abaririmbyi b'abarokore nabo bakaza hakaza abacuranze b'abarokore hakaza n'abacuranze b'abakatolike noneho tugafata nk'injyana eshanu zitandukanye noneho nibwo rero ahantu nibyo nababwiraga rero nibwo muzasobanukirwa mukamenya kwa kuri none se nidufata injyana eshanu tukavuga duti kandi turazicuranga zose ubwo abiwacu nabone batsindirwa muri karasike bazemera bavuge bati muratsinzwe karasike bari barusha noneho kandi nanone natwe ninkujyana muri jazz na blues nkakujyana no mu zindi njyana zitandukanye nk'eshanu zikakunanira washoboye karasike ubwo nawe uzemera uvuga ati karasike ndayizi ariko ngiye gushyira imbaraga no mu bindi no mu zindi njyana nibwo urumva karasike uzaba uyizi okay sawa iki kibazo cyasa n'uwavuze ngo bazacurange Rwanda nziza n'ubundi ndetse urumva nawe yabigarutseho uwo nawe yavuze ibyiza yego ariko hano harundi wavuze ikintu gikomeye yitwa Dusenge Jean Bosco yavuze ngo music iri wide cyane sibyo nubwo abaprotesta bawukora neza bitewe n'amarangamutima yabo ariko barapfa bagapfana nayo kandi abenshi ntibakora umuziki ahubwo bakora urusaku Catholic music iri hejuru cyane nyine niyo yamyumva we nikabyumva nanone ntabwo yavuze comment mbi kuryo avango yavuze ibintu bibi nyine we mu myumvire ye arumva ko nyine Catholic uretse ko nanone Catholic mu ibyo bya karasike twakomezaga tuvuga iri hejuru da kukugereranyije ni wacu ntago ibyo bintu mwebwe ahantu hafi ya hose usanga no mu byaro hose karasike babazirimo twebwe rero iwacu rero ibyo ntabwo ari ibintu bifite imbaraga n'amashuri y'umuziki wacu naracyane make birugereranyije ariko impano ahubwo none nzazana umwana w'imyaka 5 kugira mbaze nkwemeze noneho noneho muhuze nabo bacuranze mwavugaga ngo irebere n'uwitanu noneho nzazana ibaza umwana w'imyaka 5 nagukoze isoni uzaba uri mu biki abantu nibemere bije ahubwo moze inama twagira muri zira style nanjye ndabemera barokore muri zo style zabo ahubwo akantu nabanengaho gatoya Kiliziya Gatolika ibarusha akantu ko kwandika umuziki niyo twareka kwandika umuziki ko kwandika moze niwo ujye ukambwira iyo wanditse ibintu kwandika nyine n'uburyo bwo kubika ubwenge n'abazakurikiraho bazakomerezaho tuvuge nk'urugero bushize wa undi yakubwiraga ngo nshobora guhimba indirimbo hano uko nayitekereje nkayohereza iburayi kuri WhatsApp nahe hose bagahita bayiga uko nabitekereje tuvuge se ushobora gusanga tuvuge ushobora gusanga umuntu uraza gushobora kuyiririmba uko nayanditse ari buze guhembwa amafaranga menshi yagahindurirwa amateka urumva ko utazi kubisoma wabuhombye kuri yo zahabu ibirimo ahubwo ubwo abarokore bazatere niyo ntambwe babyongera none uwo muntu akandi namusubiza ari kuvanga dossier ebyiri zitandukanye gucuranga cyangwa guhimba indirimbo no kumenya kuyandika kuri solfège n'ibintu bibiri bitandukanye sibyo niyo mpamvu utagereranya abantu ngo uvuge ngo nguriya ngo we ngo ugereranye uzi kwandika umuziki nuzi guhimba cyangwa gucuranga yego bose bisaba kubanza kubashyira muri condition zimwe Moze umuziki wa kimeza uyu nguyu yitwa Jean Bosco niwe wabivuze umuziki wa kimeza se ninde kamanza sobana kwa kantu kamanwe riravuze yego turi kugaca ku ruhande kandi ni igisubizo cyo kuri urumva ko uyu muntu yabivuze na Manuel kandi abigarutse no wa muntu ejo bane twagane nawe yabigarutseho ibyo kwandika umuziki ugasanga ufite ubumenyi ukabupfana ibyo bintu cyakora muri ADPR wacu cyane mu madini ya giprotestant byakunze kubaho cyane kuko ibintu byo kwiga umuziki nta uretse iyo mpano nyene nakubwiraga ntago byakunze kubaho ariko nabasobanurira kuba amashuri y'umuziki hari n'abantu bari kugenda babyiga abantu bari kugenda babyiga biri kwigwa yego ariko ntago byari bintu nicyo kintu ro buryo wasangaga cyangwa n'ubusanga Catholic iturusha biri kugenda ro bikemuka ntabwo ari nka mbere ntago ari nka mbere rwose ubuho biri kugenda bikemuka ku bantu batari baza ADPR gutyo bari kugenda babyiga kandi cyane ku buryo bukomeye uyu yavuze ngo
ngwese mutekereza ko umuziki wa kimeza abakatolike batawukora yerekana nange reka mubaze ikibazo kimwe rero kuki batawukora ubwo yakagombye kuba muri comment hagisubije koko atari kucyumva reka musubize ntago babishobora ntibabishobora icyo nige gisubizo yego ntibabishobora ahubwo bashatse kubikora bakabyemera ubwo uzahano buriya babe naturuka manwe ntabwo kenshi buriya nanone bituruka ngende ko ndavuga uko mbibona ntabwo navuga ngo impamvu batabikora nuko abana bavyarwa b'abakatolika ari abanyantege nke ibyo ntibakagushuke barakubeshya oya ahubwo nyamamya ko bituruka ku madini yanyu matorero yanyu uri kubyumva n'umuco wayo nk'ubu twebwe iwacu mu rusengero usanga akazu kangana gutya hano harimo nka bimenye harimo ibyuma byinshi tugacuranga izo ngoma ibintu byose babirimo wa mwana ragakurira muri ibyo iwanyu remwe gusanga nko mu miryango remezo ibyo byuma ntibabihari yego usanga ari nka sentime yego uriya muntu harakano twamukosoraho nawe mu buryo bwo gutekereza kwe hari ukuntu ibitekerezo byera bitari ku murongo neza yego nta umuziki wose ubanza kuba ari kimeza mbere yo kuba scientize ubwo ari gushaka kuvuga ko ibyo byanditse yego biba byabanje kuba kimeza nyine ni inspiration iba yaje mu muntu aho batandukaniye bombi nuko uwo nguwo azi kubisoma cyangwa kubyandika ariko n'ubundi ni bya bindi byimejeje bya kimeza yanditse si byose none se arubwo biza byanditse bigahita akabona birameze biturutse nko mu ntuza biza n'ubundi biza mbere na mbere biba ari bimwe ni nkuko kugira uvuge bibanza kuba ibitekerezo ukaza kuvuga ukandika ariko biba byabanje kuba ibitekerezo muri wowe nta muziki utabanza kumera mbere yo kwandika urabanza ukamera ibyo ni kimwe njyewe ikibazo nge nabaza niki kandi iki kibazo no muri comment ntago bajya bashaka kugisubiza ngewe icyo kibazo narakibajije nabuze umuntu uzakinsubiza muzanakimbarize n'abandi bahanga banyu mugira ibyo bintu abantu babiratana byo kwandika ubundi urandika iki kuko mbere yo kugira ngo wandike hari ibintu ufite ugomba kwandika ubundi umuntu yandika iki yandika ibyo afite yego kuko ntabwo uzajya kumbwira ngo Manuel nguri kwandika ibintu ariko ntabihari ngo ndirasoma none se banzuze nyine ntabwo abantu benshi basobanukiwe neza umuziki icyo ari cyo mbere na mbere yo kwandika urandika iki hari ibyo abantu bagomba kuba bafite bandika iyo wamaze kubona rero ibyo wandika nibwo ugenda ukabyandika uvuga ati dore bya bintu byanyu nzabisigira bano ariko ntacyo bafite basigira abo nabo kuko bafite ibyo bazi gusoma bya bindi bahawe nk'ubu uraza ugacuranga wamucurangira ati banzo byandike nibwo mbasha kubisoma ariko ntabwo washobora gukoresha amatwi ye ngo ibyo wakoza byigane aho harimo ikibazo rero naho rero ikibazo cyabo intege nke zabo ziba Moze ikindi kibazo twihutishe nsigaje bibiri kugira ngo kuko comment ni nyinshi ntabwo twazazivamo nyinshi cyane yagize ati indirimbo katolike zishingiye ku byanditswe urugero Kiliziya iririmba zaburi cyane ikindi indirimbo za katolike ni isengesho ryimbitse mu mitima y'usenga kandi byose bigashyirwa mu manota y'indirimbo ibya deperi ni ukwigaragaza no kwiha amanota mu by'abantu katolike byerekeye ku Mana gusa ubyumve cyangwa se urorere umuntu nawe ari muri ba bantu nyine ba Satani nakubwira none se kucyumva ko bakora Imana twebwe dukorera Imana ahubwo uwo wumva ko ari uwo ngo arashaka kujya kumera nkaho ijuru afite ubwami bw'Imana rero wabushyize mu mutwe we mbega ni wikoreye ubutwari bw'Imana uwo nanone ni Satani ko ni wigira marayika wo mucyo uwo ngo muveho nta gisubiza kwiye guhabwa kuko njye ugiye uri guhangana n'itorero ugahangana n'abantu wo kumva ko ibyo ari byo bizima iby'abandi atari bizima uri shitani umurokore yabigize fight yitwa tuyizere umurokore yabigize fight nkaho ibyo avuga atari byo bagomba kubyemera bubina bwiza Zaburi y'ijana 50 igice ni 3 na 6 havugwamo ibicurangisho byinshi mu guhimbaza Imana umuziki ni science rero ugomba kugira amabwiriza arinda kwiproviza byavamo ibishyashya by'umuziki wo ntago avuze nabi nanone ugereranyije no kuvuga ngo umuziki ushobora gukorwa mu buryo nk'ubwo bwanditse nk'uko bya bindi twakomezaga tuvuga ukagira amategeko ugenderaho ni sawa ubundi ni nako umuziki bunameze kuko natwe niko tubikora kuko ibyo dukoze none nimba ari indirimbo tuvuze ngo tugiye gukora izi ndirimbo turi kuzicuranga kuri teri uko niko bigomba kumera ntabwo tubihindura kandi nagisomanuye ku isi ntabwo abacuranzi bakomeye
bazi mega bo mu rwego rwo hejuru ari abacuranzi bizi muziki mu ishuri, hari n'abakomeye mu isi hose batigeze bawiga, ariko nubwo kuwiga ari byiza kurushaho. Yego, icyo numva nta kimusubije, bivuga ngo ibyo avuga nibyo koko. Umuziki siyansi nibyo birimo, harimo ibintu byinshi, ariko n'abatarawize barawuzi, kuko ubusanga ubwo n'abantu tunagera benshi bakomeye abatarawize mu ishuri baba barusha abawize. Yego, simvuze ariko ko abantu batagomba kuwiga. Urumva ko byanga bikunda hari nk'abantu bakomeje kumva ko umuziki nyine ari itegeko ko umuntu agomba kuwiga. Ngenda byemera, ahubwo niba banawige cyane. Icyo ndwanye ronge ni kimwe nababwiraga, wikumva ko wize, kuko nk'ubu ejo bundi nherutse guhura n'umuntu yaravuye mu Butaliyani, ambwira ngo nimwigishe gucuranga gitari. Uyu muntu afite diplome, yarabyize kandi ni umukatolike, ariko ibaze yarambwiye ati ndashaka kugira ngo nyigishe gucuranga. Naranamwigisha uretse ko yasubiye n'ubundi arongera akagaruka. None ukabanza ukibaza uwo ntabwo yabyize. Bo bazi gusoma inyandiko cyane. Abo bantu ibyo bavuga birajya kuba n'ukuri, ariko si ibyo bavuga barabikora. Umuziki niyo siyansi irakorwa guteze, niyo amagambo. Umuziki si amagambo, umuziki ni ibikorwa. Nuwige unagerageza no gukora imyitozo yo gukora ubashe gucuranga, nta cyaha kirimo rwose. Ahubwo nyine nanashishikariza n'abantu bose, nabi wacu naba muri ADEPR n'abantu bose niba wige. Kwiga ni byiza rwose mu ishuri. Ubishoboye n'ubyigire rwose. Uyu we yagarutse avuga ko aba ADEPR mudashobora gucuranga Rwanda nziza, cyangwa ngo babatore mu bacuranga akarasisi. Ngo nugerageje kubasaba ko mumwigisha, ngo uramubwira ngo genda ugire gutya, ngo ugire na gutya, ngo ugire. Ibyo bya karasisi birigwa, ntabwo ari ibintu byo muri ADEPR, kandi natwe no mu njyana tugira ibyo ntibizibamo. Hari ibintu bitabamo, kandi nanone no muri societe dufite, uzajye mu kabari n'ahandi hantu hose, ujye muri stade, ugenda ujya ahantu hose habaye n'ibitaramo, nta na karasisi kajya gakorwa. Ibyo ni ibintu bifite izindi style zabyo, iyo ni systeme yabyo na none yindi. Ni nka bya bindi twavugaga nyine. Iyo ni style tutajya dukoresha, tutanakenera. None se twagacuranga gate? Rwanda nziza no namusubiza iroroshye kwicuranga. Uwo muntu nabivuga nta nubwo ari n'umucuranzi. Abantu basubiza ibyo benshi ntago ari abacuranzi. Icyo kibazo nabwo turi kugira. Nta bacuranzi bari mu izi comment. Yego, ikibazo cya nyuma ni nuzu ugarutse n'ubundi Noel dusaba Imana. Ni ugarutse. Yagize ati ngo ni ishyari. Wabyanga wabyemera Katolike n'abanyamuziki. Noneho ukavuga uri umwadepe byibura abo twakagombye kuba duhangana n'abadivantiste, naho abarokore bo nta music yabo nuko yavuze. Katolika ducuranga ku manota, ati na Emi Pro arabizi arenza ako kantu, na Emi Pro arabizi ngaho wenda ari tubana muvuze mu urumva ko banaziranye aramuzi. Uwo muntu uvuga ibyo ni byaba ninababwiraga ntabwo bari abacuranzi. None se uri kugereranya umudive ukamugereranya n'umwadeperi? Yego, uramugereranya gute se? Ese tubirimo ntabwo ibyo turi birimo, turi ku muziki. Twebwe turi ku muziki. Umuziki dufite nsorezeho, dufite muri ADEPR ubu ngubu muri iki gihe hano muri iki gihugu cy'u Rwanda urenze w'abakatolike bakora hano. Ibyo nongeye kubisubiramo, kandi ushaka kubyumva byumve neza. Impamvu urenzeho ni abakatolike barano mu Rwanda bamenyereye gucuranga karasike gusa, nta zindi njyana babasha kwirefiramo, ahubwo babikosore babyumve, bazamukiraho babyige cyane, basi ibyo bigire. Kuko impamvu mbivuga ngiwe mporana nabo. None se ubukwaye mpagira gute? Nyine ikibazo nimba ujya impaka ukaba uri kuburana. Emi n'uvuga benshi ntibanamuzi. Hano mpari gute? Ese kuki ndi hano? Ubwabyo wakagombye kumenya impamvu mpura nabo. Wabashe kubimenya, ariko nanone ikibazo abo dusubiza ntagara abacuranzi. Ni ba bantu umuntu ugasanga ifite nka resto akora nko muri restaurant cyangwa akora akazi ko mu rugo yibereye ahantu arihishe. Iyo ngiyo ibyo nizanjije ziba ziri kuri zitazi by'umuziki. Injiji bivuga iki? Ikintu cyose utazi uburyo burinjije kuri icyo. Nimba ntazi gukoresha telefone kuri iyo ndinjije, nanjye nitwinjije. Nimba ntazi kuvuga icyongereza muri urwo rurimi ndinjije. Ubwo nabo mu muziki rero ninjije muri muziki. Nicyo gisubizo naba. Muze reka tugushimire by'umwihariko. Umuntu wumva agitera comment nyinshi, uzaze wicare hariya tunagana imbona nkubone, wicarane na Moses. Ubu none ndambiye no ku bintu byo kujya mvuga ngo twicare tuganire. Nimba uyamenye ukabura umucuranzi, wumva ubizi. Ngwino hano
zana ibikoresho zana hano tuzana ibikoresho twicare ducurange yego turebe noneho ngewe noneho mbere yo kuzana abo bacuranzi ngewe ni ngewe bwanjye tuzakompeta yego ngwino hano ngewe tubanze dukompeta noneho tumenye noneho ibyo uvuga ibyo ari byo naho ibintu byo kuzajya zaje nkongera nkaza ngo ndavuga ngo ndagujange ejo ibyo ni ugucyokera ibyo ntago ari byo yego impano tujye mu bikorwa ubu noneho ni ibikorwa nzanira umucuranzi wemere cyangwa niba ari n'umukatolika wiyaminiye ngwino hano tuzane iyo sente indirimbo ushaka kuyivugira ariyo yego tuzicara abadukurikiye none abo bacuranzi bacu kandi nge noneho nta nubwo ndi nko mu bacuranzi biwacu aho ntabwo nkomeye muri abo abiwacu ubu noneho yebega mana yanjye abari ibindi nta nubwo napfundura udutwe noneho ngewe nige tuzakompeta noneho ndakurahiye ubwo noneho izo mpaka zizahita zinarangira impaka zibanze zirangira tuzaza nge ubwanjye noneho nige uzakompeta nabo ngabo bavuga ibyo ngibyo reka tugushime Moze wakoze kwitabira kuza twari turi gusubiza abantu mwese mwaje muri comment muravuga ubwo tudasubije uzongere wandike nta kibazo natwe turari ngo tuganire ariko none murumva ko ari ukuganira